Ngirakorero kano kanya ikaze mbere ko dutangira gahunda yacu twarabakunze cyane twarabakunze muri ruri bitandukanye bagendana kuba imbere abandi bakunda bamwe mu bahunga mu myuko turabazi cyane iyo bageze kwirahira bahasiga umugani munyemerero twakire iyi bande nziza cyane ivuga u Rwanda kandi itavuze iyi ni ame Shiri imbere reka turebe nimero 8 w'ikipe ya Munini, reka turebe nimero 17, reka turebe shota reka araryama yigira gaca awutera hanze kuko yabonaga ko nta kundi byari kugenda. Turabona guterwa rero mbere y'izamu rya Munini bibutsa ko Munini yamaze inka munyarwanda idufasha mu rugamba. abafana ba Peri twajya mu gatatu zivuga urashimisha bakinyi bacu baranezeza ikipe yacu kamara neza aperi nkunda tugiye gusimbuka nawabisenya ndeba oya nawe nawasenya umubano u Rwanda n'amahanga yewe ndebera oya nawe nawasenya ishoramari we oya nawe ibidakwiriye nibibona nzabivuga kuko ibyo Kagame yatugejejeho ingamba twazimaze mu isibo kandi tumaze kugera kuri byinshi. Ubufatanye rero bwo gukoresha abahinzi b'ibitsina kwa perezida wa repubulika yagejeje ku baturage harimo n'abanyagikundi by'umwihariko ibipimo byinshi bihagaze neza. Yenda babaye hano cyane abanga gutanga bw'igihugu mugajyana ababwirwa 29% ku ijana ry'ingo z'abanyagikundi bafite inka zitanga urugo. Tugira akarere gakomeye kwa Kivuga